Pastor barimo kuvuga ati nabahaye amasaha mwayarengeje ningiye kwe kuzabwirwa bategereje hano isaha yose gashira ndategereza nako twabaye posiyo noneho ntabwo uri buvuge nabi imbere urumva wowe kubera yuko wowe ntubishaka ariko ibintu byabaye nuko bazanyemo ibintu byo kurya bigatinda wowe uyu mugore atangira kuzana ibintu by'Imana ni gute utanga impano ugatanga ngo iyo mwajyanye guca intobo abo mwajyanye kubohera isambi abo mwajyanye mu bohero mugacira urumva pastor njyewe ni umwere kuri ibi bintu ndi umwere cyane cyo gucererwa dore ari magaza bari meze urumva ubwo rero ntabwo mbizi uko byanzura urumva muri mu ebyiri uyu n'ubwakere bari gusaba imbabazi ariko akubita mu tundi tuntu urumva kuba umuntu urabona nk'ubu nka positive ariko pastor mwatworera rwose mukadusezeranya pastor ariko nawe madame tujye dukoma umusyo dukome n'ingasi kwimaka isaha yose oya kwimakiya byo byaba ari positive imbaraga byawe kugira ngo ubone ndazi gutonga agasaza atari kuvuga ibintu wari dukora abesengero rwaje tuzabona umugeni n'ibwoko none ufashe urahita bakirese ubundi uyu mugeni kwakira bagiye bakora ko bari mu mama wavuze ngo basezeranye dusezeranye ku rusengero rwe ntabwo tuzabera birangira akorowe ari wa murimo wiyemeza ntabwo uzarugarukamo uranyangurumoka abambara nabo bashobora kwambara n'ibambara kimwe tujya gusezerana kinenye ndayizi ngwino wambaye nyine ariko ibyo ethics dushaka ese umuntu buri yahinde mubo bakoranye ubukwe na madederi ariko pasiteri mwaratanze posiyo ugakererwa cyane noneho wowe mwazana ni ukuvuga ngo muza apoje yayo kuri wowe ni ukubyumva nuko twari tuyihuje n'uko waba udashaka gusezerana na madederi cyangwa se warakajwe n'ibyabaye uri kubyumva kuvuga ngo bagize gutya kurya aho ngaho niho tumushaka bagize ibintu byo kurya abantu baba bavuye iwabo mu gitondo bari buhite basubirayo ibiryo byahageze saa yine urumva mwagabuye ibiryo byose uzi nibyo dukeneye ariko utarimo kumushyirisha urakaye kandi uvuga uti pasiteri rwose mwadusezeranye ariko nawe mwana uri ibintu nawe mwamuhambuze ntabwo pasiteri wowe reka rugaba yikomeze n'uko ari yahiteguye ahubwo wowe buri gutegurana na ndimbati ya rogi
wowe ndimbati Margarita na digidigi urava ku biryo ajye kuri kado urava ku biryo urabona ibiryo biza mu bukwe bwawe nakosheje tumara gutekeye reba gutekera abantu saa tatu ukazana amashu ari mu gisorori cyayo yabwije mu gisorori cyayo salade mu gisorori cyayo amagi mu gisorori cyayo imireti ku masahani yayo amateke yari ateretse ntari y'ibisorori nka bibiri amashaza ntari imyumbati iri hariya ibijumba biri hariya ibikoro biri hariya inyama z'ingurube z'isorori cyazo uri kubyumva izokeje nyine ariko ukazivuga ingurube ukwazo ubwo ni izokeje n'izitetse inka ukwazo izokeje izitetse ihene ukwazo izokeje izitetse intama bashyize aho ngaho nyine ibiryo byose uzi kugira ngo ya minota iboneke nyine ko bavuga ngo twategereje abageni pasiteri nawe yabategereje atangiye kurakara ntabwo rero ya minota twayigezamo tudafite ibintu nyine biritanjate nuva kuri ibyo ariko se ibyo tubiveho ubu birakwiye ngo uri umugeni ujya gutanga impano 120 impano 120 pasiteri no yabanjije ngo atanga izazi reka bintu nakubwiye intobo n'intuzi nyine amakado y'ibiryo kado nyine z'ababyeyi ibuka ahantu twagiye bagatanga akado kanyuma n'imyenda mbyibuka Marene wanjye w'ikibazo Marene wowe pare wawe ari Seruga nta pare ugira ni Jarike nta pare ufite Jarike uramutse twashyira inguzanyo uramutse pare pakiri ubundi se bajya bafata hasi mu rusengero ruka nushaka kuguma nyine ni umuntu yari ari kwereka yaratinya kukazamura abantu batamenye ntawe utabimenye ariko turaza kugapostinga ubundi se ni gapostingi dore umukinnyikazi wa filime wanyu w'icyamamare utunga bari kutuba turebe ko tureba ibarura vuga postingi ntabwo ngiye gapostinga warindiriye ntabwo mvuga postinga kandi ndenda kuzagukanda binufashe iyo mubaraga za historia tugiye kubasezeranya wenda umuriro n'abakame cyangwa arabanza agapira wagenda ubacomekamo umuriro ugahita agahuhe ubundi kuri uru rubyiruko amagambo y'abantu bakuru yakurahe uburyo wumva indyo ari iy'abantu bakuru abantu bakorotse nibo babigira indyo bonyine kaba kameze gake kaba kishifuye areba ke areba ke yaragukuragaho ku myaka pakaho wirosoyeho
Amen.